Iyi nzu iragurishwa kandi ku giciro cyiza cyane. Iyi nzu iherereye i Kanombe mu murenge wa Nyarugunga, hafi neza yo kwa Dodo, muri metero 50 uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Iyi nzu ni nziza cyane ku buryo iyo uyigezeho, mbere ya byose iyo ukimara kwinjira, ikintu cya mbere na mbere ubanza kubona kuri iyi nzu ni imbuga nziza cyane yagutse, ndetse ikaba ifite urubaraza rwiza cyane rusize amarangi nk'uko mubibona. Murabona ko ifite amakaro agezweho, ndetse iyo winjiyemo utangazwa na salo usangamo uburyo yagutsemo, ikagira na saramanje, utibagiwe n'amatara meza cyane agezweho. Nk'uko mubibona, murabona ko iyi nzu ifite parafo nziza cyane igezweho nayo, kandi iyi nzu iyo ugeze mu byumba byayo ifite ibyumba byiza byagutse. Iyi nzu ifite ibyumba byiza cyane, ndetse utibagiwe n'ubwiherero bugezweho. Iyi nzu iri ku isoko kandi iragurishwa amafaranga make cyane, dore ko uyikeneye nabyo byoroshye cyane. Ni uguhamagara nimero 0788 48 62 62. Iyi nzu ifite igikoni cyiza kimwe kigezweho, kirimo n'utubati twiza nk'uko mubibona. Iyi nzu ukeneye kuyigura wahamagara nimero zikurikira: ni 0788 48 62 62. Ubwo uraba uhamagaye muri Company and B1 Limited, bagufasha uburyo wakwihahira iyi nzu ku buryo bukoroheye.